Weekend yagenze neza ariko yari nakomerwa ko nafite amasayinimenti n'abyari mwarimu yadusigiye ntarabirangiza twarabikoze groupe yacu twarahuye namba namusha twarahuye turakora twitegura ko uyu munsi turaza kuza gukomeza stage nagize ubukwe muri famille njyayo umva rero ntabwo nabikoze barabikoze ko ntabwo mbisobanukiwe neza urabona njya ku president nzabyica harabajya babona zero bagiye ku president ibintu batageze umva neza turi prompt yawe zabiye abandi ariko se ibi bintu by'urabona tuzabivamo umusore rero undi nifite ikibazo rero utaza kwesa gukina ukuntu ubwoba iki gitoba cyuzuza bate rimwe gatatu kabiri uzi bisobanuye iki none private musa ariko arabidusobanurira iki kintu ubonye ni kimwe gusa kumenya ukuntu batera urushinge ukafata umuntu ngo sigaho biriya bintu niyo mbitekereje ndashidukuza abandi urushinge njye ibintu twagiyemo uzi uburyo ntinya mu rushinge buriya iyo ndubonye narwaje umuntu bakajya kumutera urushinge ngira ikibazo nkibaza njye gusa nzaba ngiye kurumutera ngiye kurumutera nta muntu kunyekera ngo jombanga twarayobye iyo twigira gucuruza mu ndangira amafaranga no kwa umuntu yicyari kwiga bisigaye bingora narimenyere yuko mwari muri secondaire kubita po kwigendera ariko naho byarahindutse bya pratique byinshi niki najya kujomba undi live no TDR shamagoye sibyo kandi nabyo kubisoma birasa n'ibiki bashaka nuko mwarimu nuzi atize ngaza twerekere examen complétement yo registre byose nibaza ko dutangira kwiga ba mugani barabitubwira ngo registre de consultation umuntu bataciya shaka nta kintu cyakora ngo yo wujuje nabi ngo acyujuje nabi ngo bakata amafaranga ngo ayiruta reko tutagiye gutegeka iby'amafaranga tutazi kuri diplome tuzayibona ariko uko bageze muri stage byaje iza no kubira nabyize mbikunda aramutse yes professor amakuru yagise ubona mwarebaga muri iki gitabo se mama abimenyera basoma ntabwo murageraho mubimenya ariko muhumure umwebwe mureba ukuntu tubikora agenda mbereka ahangaha urabona nkahangaha mwibazaga nsanzwe no mwibaza ngo banditse ngwiki ahangaha ni paradisime simple ntabwo mubibona ntabwo murabimenya ariko buriya nzagenda mbere uko nzanavuga umuntu nzamba mfite umuntu umwe muri mwebwe noneho muzaba mugenda mureba uko mbigenza yabasobanurira nta kibazo urumva nari biri mukayimugira ibibazo ese ko nta n'utukayimaze ntabwo muri byo mwandikara ariko yari iminsi ya mbere burya abanyeshuri baba bahuzagurika hano nyuma aho twambaye ndebe imibare rero ahubwo kamereke hari ikintu mugomba kumenya bwa mbere ubwo mwageze hano ejo si umunsi umwe gusa rero baraburiyanse baraberetse ariko hari ikintu cy'ingenzi dore ko muri mu wa mbere hari ikintu cy'ingenzi baberetse mugira muri ku ishuri simwize ukuntu bafata ibipimo se zisenye vito vazo sayini mwarabyize ibyo kintu rero nashaka kugira ngo nze kukibibutsa ahubwo hari kenshi na kenshi igihe abandimo hano nzabatuma gufata bari mu bitabo mukabifata neza sibyo ngiye kubibutsa umwe muri mwe ndarabamera nk'umurwayi mbibutse neza uko babifata kandi nizere no mu bizami barabibabaza nta kizami na kimwe wabona baza kubabaza ngo utafata senye bito waba umuganga ze ikintu cya ngombwa kumenya neza uko bafata vato science ahubwo reka mbibutse noneho nge batuma neza nizeye ko mubizi sibyo mwabyuka neza cyangwa mwabyuka neza twibutse ndamenye tubyo gukoramo biragoye abaturage reka mbibutse nibyo byo gufata mu bifate neza reka maze ngitabo manze mbereke ngira ngo murabizi rero babishije sinye vito ni zingahe ubundi ni zingahe fato science eshanu ni
nenye iya mbere body temperature temperature corporelle iya kabiri ni blood pressure blood pressure tension arterielle iya gatatu bimwe bafata hano harya umuvuduko yasha ntabwo mubyibuka reka mbibabwire wumva hari body temperature cyangwa temperature corporelle mwese mu bicongereza n'igifaransa tugakurikizaho pulse rate cyangwa se ya kabiri fréquence cardiaque respiratory rate zikangahe gatatu hagasoza blood pressure cyangwa se tension arterielle murabyumva ubuse muzi ukuntu amavare normal yayo ariko yo murayibuka ndabahaye naho yanditse mujye mugira mubireberaho reka njye bice ukuntu bayifata gusa twongeye tubisubiremo neza siko murabizi rero kugira ngo ubundi ikintu cya mbere ugomba kumenya ugiye kureba umurwayi gukorera ikintu cyose umurwayi ugomba kubanza kujya kumubwira ko ugiye kumukora icyo kintu kuri ifato sayisi nabwo rero mbere y'aho iminota nka 15 mugomba kujya mugenda urabizi amasaha turacyafite fata saa 8 nigomba muri hano fata ifato sayisi ubwo saa 7 n'igice ugomba kureba umurwayi ukamubwira uti mukanya saa 8 ndaza kugufatira ifato sayisi ibipimo sibyo akitegura murabizi ko ushobora gusanga ari kwigenda cyane akora ibiki ugasanga bitumye ibipimo byawe bitagenda neza murabimva ikintu cya mbere ni ukujya kwefuruma iki umurwayi mwumvise icya kabiri iyo uvuye kwefuruma umurwayi sibyo ubwo ujya gutegura iki ibikoresho sibyo bababwiye rero uko gutegura ibikoresho bababwiye rero ugomba kuba ufite tray cyangwa se trolley chariot cyangwa se plateau sibyo hano rero ndabigishiriza kuri tray kuri plateau niyo muzaba mugenda niyo dufite sibyo niyo dufite hanyuma rero bababwiye cyane ko ari ikihe ikintu nakiri tamburo mu gifaransa cyangwa se drame hanyuma iki yita saving force cyangwa se pensa pita service murabyumva ubwo rero tuba tugiye gutegura ibikoresho reka rero kwanza kamanze nyine dukaraba intoki muzi ko igihe cyose tugiye gukora tugomba gukaraba intoki sibyo tugomba gukaraba intoki sibyo hanyuma tugahanagura iki tugahanagura plato yacu nyuma rero tukambaraga ibintu kubikurikirana neza rwose namwe muzajya gute ni nabyo ndabizi abarimu nibaza bazabiheraho rwose niyo cyane cyane no mu wa mbere muba ugomba kumenya neza gufata ibipimo by'abarwayi hanyuma rwose tukagira gute tugahanagura troli yacu ugomba gushyiraho neza tugahanagura troli yacu abizi rero iyo duhanagura troli tubigenza gute sibyo duhanagura duhereye hejuru sibyo hejuru tumanuka iyi ngiyi rero ni tray ni plateau twagera hano tukaba tugenda icy'ingenzi nuko bivuga uti ntabwo ugenda usubira aho wageze gute aho wavuye sibyo ntabwo ugenda usubira aho wageze gute aho wavuye hanyuma tukajugunya muri poubelle hanyuma tugafata n'akandi nyine tugahanagura neza kugeza igihe tubona bigeze gute ntakeya ntabwo ugira gute ntabwo usubira aho wageze gute aho wavuye hanyuma iyo turangije dukuramo siga tugomba kuzivanamo hanyuma dushyira muri poubelle tukongera tukagira gute tugakaraba iki tugakaraba intoki iyo turangije rero tugiye gutegura iki gutegura ibikoresho gutegura materiel ikintu dukora mu gutegura materiel tugomba mwiziye murazibuka iya mbere ni thermometre ariko mbere yabyo dushobora kuzana tukabanza bashyiraho udukompresse muziko tukina udukompresse wenda ko kujya ku murwayi kumutsa mu kwaha turafata iki sibyo
utafata ubushyuhe bw'umubiri agakomeza tugomba kugashyiraho rero murabizi rero biba byiza iyo ufite turi sterile nta kibazo wadukoresha dukuraho murabizi rero kudufungura tamboro sibyo donc tuyifungura neza ntabwo dufungura turebamo sibyo turafungura hanyuma tugafatamo utwo dufata tugashyira kuri plato hariya tukaja gushyiramo nka dutatu sibyo hanyuma tugafunga neza biza tukabisubiza aho byari biri ukazana termometre yawe sibyo ukabanza kwanda ukareba niba ibikora sibyo maze kubona ikora rero nta kibazo ugira ute ufata kamwe muri tuno tugozi washyizeho ukagira gute ukayidezinfegita hano ku gatwe sibyo ukayidezinfegita kugira ngo itayishobora kuba yakwanduza n'umurwayi ibyo hanyuma ukayiteguraho muri buno buryo ukayirambika kuki ukagoze kamwe karaha sibyo hanyuma rero iyo birangije ibyo ufata ufata na stethoscope stethoscope nayo ubanza kugira gute kuverifya kureba niba igira gute niba ikora uzaho ukareba niba iri kuvuga itavuga ushobora guhindura urundi ruhande kuko ushobora kubikoresha habiri hanyuma iyo birangije naho ushobora kugira gute ushobora gufata ugashyiraho alcohol ukagira gute ukadezinfecta ahangaha tuze gushyira ku murwayi ukanadezinfecta hehe kuri tuno tuntu tw'amatwi tubaza gushyira mu matwi nyuma ukayiteguraho gusa nyuma kiba gisigaye rero teguraho ukazana n'isaha yawe sibyo ukayiteguraho nyuma ugateguraho na sifiginometre isinometre tubanza kureba iki tubanza kureba niba ikora neza kureba niba ikora neza ni ibiki turayifata tumakora niba umwuka ujyamo neza sibyo niba umwuka ujyamo neza niba se utikuramo tukayifata tukagira muri buno buryo nyuma tugafunga nyuma tukareba niba koko ikora neza tukumva niba umwuka utigarura cyangwa tukumva niba umwuka utasohokamo udafite fluide twasanga ari bizima rero tukabitegura ibikoresho byacu biba bize gute biba byuzuye kandi biba byuzuye twibuka kujyanaho n'ifishi y'umurwayi nyine yibaza kwandikamo ibyo gute ibyo urabona sibyo nyuma ugashyiraho na marukoro yawe ndetse ugateguraho na ga uraza gukoresha kuko ntabwo tufata sinye bito cyangwa fato size tugize gute tutambaye ga aho dupere nka tungahe hanyuma kugira ngo tuze kugenda ugateguraho n'utuga twawe ubu rero biba birangiye ni uku tubitegura ibikoresho mayibonye ugashyiraho ikaramu n'ifishi y'umurwayi hanyuma rero ngaho umwe agiye kuza noneho ntibasubiriremo mbereke neza uko biza kugenda noneho mbibutse ngaho ukomeye reka turebe kuri uyu muhungu twongeye tubisubiremo neza ngo bimenye neza hanyuma ufata ibikoresho byawe ukabijyana ku murwayi iyo ugiye ku murwayi rero ufite aho urabitereka sibyo ufite aho urabitereka rero ugomba kwitwarika icyo ngiki ibikoresho bitwaye ugomba kubitereka kuri non-dominated hand donc akaboko kawe kadakora cyane niba ukoresha ko kari agitifu ariko agitifu niko kari gukora siko karehereza rero utega ibikoresho hari akaboko kari gute kaguhereza sibyo iyo tugeze ku murwayi rero nta kindi hanyuma ugomba kuba ufite alcohol yawe sibyo hanyuma ukagira gute ukadezinfegita intoki sibyo uhanagura intoki neza hanyuma wabirangiza ukambara iki kwambara mujye mwibuka kwambara ga abarwayi iki gihe basigaye barwaye ibintu byinshi by'amahepatite ibirwara utamenya ntabwo rero tuba twemeye gupfa kubakuraho rimwe sibyo mutazaba hano bitaro gute
nta n'indi ndwara. Hanyuma iyo tugezeyo rero duhera ku gipimo bita temperature, sibyo? Turareba neza ko iriho, hanyuma tuzi neza ko tugomba gufatira ahantu hagize gute humutse. Turamubwira agafungura ibipesi, afungura ipesi twabifatira mu kwaha. Ni byiza rero ko ushyira mu kwaha kuri distali yawe, sibyo? Kuri distali yawe, donc ubone kure yawe, hanyuma ukagira gute ukumutsamo, kumutsa mu kwaha neza, kugira ngo uko iyo harimo bugicyuya gituma ubushyuhe temperature thermometre yacu ishobora gufata ubushyuhe bwinshi kandi atari ngo ugashyiramo ku buryo kari agatwi kagomba kuba karimo neza katagiye inyuma. Wabyumvishe? Hanyuma rero icyo ukurikizaho uwo mwanya ugomba guhita ureba pulse rate, kuko umutima ugira gute, umutima utera. Pulse rate akaboko ke akazana, hanyuma ugafata twifata kuri radio atari. Siko mwabyize? Niko twabyize. Radio atari. Hanyuma tukabara igihe cy'umunota. Ariko ushobora kuba iminota 15 ugakuba kane. Ubigenda utereye ugategereza isaha yawe y'urushinge niba ufite ikabanza ikagera muri 12 ngo saa 6 zuzuye. Hanyuma ugatangira kubara uko umutima utera. Niho birangiye rero ufata mu mutwe barere ukayupima uko mwahumeka, sibyo? Akaboko ukazana hano kunda, sibyo? Hanyuma ukagira ute ugahita ufata ukahumeka, uko igituza kigira gute kigenda kizamuka nuko ugisubirayo. Ahangaha ushobora gufata mu cy'amasegonda 30 ugakuba kabiri cyangwa se ukagira umunota wose, sibyo? Iyo birangiye rero uwo mwanya ufata iki? Ufata umuvuduko w'iki? Amaraso. Uramubwira akazamura ishati akayigira gute akazamuyikuraho. Iyo izamuka neza, itazamuka neza uramubwira agakuramo agace wenda k'akaboko, nta kibazo. Iyo ugiye gupima rero umuvuduko w'amaraso umuntu agomba kuba yicaye neza afite ikintu yegamiye ubundi, niko byari byiza. Hanyuma akaboko ke kagomba kuba kanditse ku kintu gikomeye, hanyuma akaboko ke karinganiye nk'aho umutima ku mutima we, aho umutima we niho kagomba kuba karinganiye. Hanyuma ukazana spirometre yawe ugashyiraho utu tugomba kuza ahangaha hagati tugomba kujya hagati, hanyuma ukayishyira hejuru ho nka santimetero zingahe? Nka santimetero 2. Yizera ko ariko babigishije. Ukayishyiraho neza, wabirangiza isa yako ukayimanika hano hejuru ku buryo uraza kuyisoma neza. Birangiye rero ufata stethoscope ukayambara hano mu ijosi, sigaye ugafata kuri artère brachiale ahantu uri buze kuyisanga. Ukayifataho kugira ngo uze gupompa umwuka, ari naho uraza gushyira diaphragm ya stethoscope. Nyuma ugafunga, hanyuma ugapompa neza kugeza igihe ya artère wumvishe wayibuze. Iyo umaze kuyibura urenzaho wenda nka 30, sibyo? Hanyuma ugashyira stethoscope yawe mu matwi, hanyuma ukarekura umwuka ugafungura. Wamara kubyumva rero ugakuraho termometre yawe,
hanyuma ugakuramo ya termometre, dore ko n'ubundi tugomba kwifata igihe cy'iminota ingahe 5 ukabara ukareba imibare ya ivuyemo iyo imibare ivuyemo. Nyuma umurwayi wawe ukamushimira ko ukoranye neza, warangiza ukabwira umurwayi wawe ibyo ubonye, ukabwira uti ubushyuhe bw'umubiri wawe ni buzima bungana gutya, umutima wawe uratera neza cyangwa se ntutera neza, ukamusobanurira uri guhumeka neza, umuvuduko w'amaraso wawe ni muzima cyangwa se ntabwo ari muzima. Umurwayi nawe akamenya ibipimo bye uko bigeze gute, uko bihagaze. Warangiza ukamubwira uti urakoze, ukamushimira neza, warangiza ugakuramo ga zawe, ukuramo ga zawe, ukongera gute ugakaraba intoki, hanyuma ugatwara ibikoresho byawe ukajya kubibika. Okay, murabibonye rero ko murabyibutse, ubu rero mugiye kujya mugenda mufatira abarwayi neza, sibyo? Kandi n'ikizami cyanyu ni cyiza, n'ubundi ni kuriya muzajya gute muzabikora, siko bimeze. Ubu rero ikintu gikurikiyeho ni kimwe, ubu wowe ugiye kugenda ugiye gukora hariya muri hospitalisation, sibyo? Hanyuma haruguru hanyuma nawe ugiye gukorera mu miti hariya, sibyo? Reka tugende rero, mugende ubwo turabyibutse, hasigaye mubikora neza nta kibazo. Ubwo nta hejuru. Murakoze. Sawa.